dokima zose, impapuro zose, raporo zose ko byose mbifite. Urabona? Wabibonye? Give me a second. Urabibona? Sinzi na muri kubireba ngaya byose. I have everything here. Kugeza mwihangane gato. Ntabwo biba byoroshye. Mwihangane gato. Ndakurikirana. Urabona hano kugeza nonaha. Wabibonye? Kugeza nonaha urabona ko umwana today, kugeza nonaha umwana bavuye kumuherekeza kumushyingura. Ngira ngo urabona message. Muraho neza? Nukuri turadufasha tukabona ubutabera bwa Ishimwe Odira. Nukuri dufashe. Sinzi muri kubireba. Abo mu muryango wa Odira ubutabera muzabubona. Bizi ko muza kunyumva. Ubutabera muzabubona. Ngoje nigeze nicara. Abantu muzi ko kugira ngo ibintu bigire agaciro cyangwa bivugwe ari uko biza ku karubanda. Biza kuvugirwa hano. That's not the truth. Ntabwo ariko kuri. Ntabwo ariko kuri. Nakurikiranye ibi bintu kugeza naho uyu munsi bajya guherekeza uyu muvandimwe. Bajya guherekeza uyu mwana. Sinzira muri kubibona mona ko n'ama video yose nyafite. I have everything. Gutafata ngo njya mpubuka. Ariko ni ukuvuga ngo kugeza aya masaha ndashaka kubabwira ko ikibazo cyanyu yamaze kugera kure mudashobora kubwira ni kimwe. You deserve justice kandi justice muzayibona. Nakomanze aho nshobora kugera hose. Narakomanze. Nakomanze ntwaye ibyo mwampaye nkuko mwabimpaye. Ubutabera muzabuhabwa. Nibasanga hari ihohoterwa ryabayeho, iperereza nirikorwa, ubutabera umuryango wa Odira uraza kububona. Ibi ngiye ndi kubibabwira. Nakoze ibyo nagombaga gukora. Ariko kuko abantu baba bafite agahinda, bafite amarangamutima, batekereza ko ibintu umuntu aza hano tujya kuri social media tukabivuga. Oya, kuri social media ibihaza ntimutekereze ko kuzana ibintu okay, mwumva ko byavuzwe bigakoreshwa amarangamutima. Ariko buriya kugira ngo ibintu bigira agaciro ntabwo ari uko ngombwa ko biza. Nakoze naraye amajoro kubera urupfu rw'uyu mwana. Nkimara kubona ibino bintu uko umuryango wari wabaye pe kandi byarumvikanaga. But I did. Nakomanza aho nagombaga gukomanga. Ibyo mwampaye nabihaye aho bigomba kugera ku rutukuna ari kubizanira abantu batega amatwi hano bakumva bagakururwa n'amarangamutima kandi badafite ikintu bari buze guhindura. Mwabonye ko umuvugizi wa RIB yaje akabivugaho akanabisobanura. Mwabibonye nuko byabugezeho. Iperereza rirakorwa kandi ngo we uzabona ubutabera niba mu byukuri nk'uyu muganga ibi bivugwa nibasanga ariko byagenze. Ibintu inkuru zo ubundi kababwira inkuru ngo dufata n'abantu muranga mu byumve n'abari mu muryango wa Odira babyumve. Ubundi inkuru yo mu butabera
inkuru yo mu nzego z'umutekano n'inkuru yo mu buvuzi nizo nkuru umuntu yitondera, kuko mu butabera ni ahantu hadakora amarangamutima, aho umuntu wundi kubona yafunzwe habamo amarangamutima ku bantu bafitemo abantu, ariko ubutabera ntabwo bugira amarangamutima. Ku bitaro umuntu wawe niyo waba ubona ko agomba kugenda, ntabwo ubyumva, wumva ko ubuvuzi butatanzwe neza. Ngira ngo muri nigeze gukora space kuri Faisal, nabonye abantu mbona uburemere bwo kuvuga kuri health ku nzego z'umutekano zo ndabyirinda cyane kugira ngo ngire critique cyangwa ngire comment ikira ku nzego z'umutekano. It's not my thing. Biba bisa kugira ngo ufite mu bwenge gakeya, ntabwo ari ibintu byo guhubukira. So icyo nshatse kuvuga ni iki: muryango wa Odira ni ukuri nk'uko umuvugizi wa RIB nk'uko nabibonye bivuga, you gonna get justice kabisa. Baraza kubona ubutabera kandi bwihuse, kuko dufite ubuyobozi bukora neza cyane kandi buraza kubikurikirana. Ibi bintu byose mwampaye nabihaye ababishwe, abagomba kubikurikirana, kandi muzabona ubutabera. Niba umwana wanyu yarahuye n'ihohoterwa cyangwa akarangaranwa kugeza avuye mu mwuka, so naho ikosa ntashobora gukora kuvuga ku bitaro. Ariko se wiwe ari kwandika ibiki? Kanze nkugire nkamumyotingira akakomeza kwandika ubugoryi. Wenda ikintu cyabaho, tubonye uwo muganga akomeje kwidegembya kandi hari bigaragara ko yakabaye agomba kuzuzwa ibyo yakoze, but we turi kumwe, ndaza gukora space kandi space tuzakora izagenda neza cyane. Reka dukomeze ngo bimeze bite banyarwandakazi. Na ubwo navuyeyo mureke turebe ubwo ubutabera cyangwa iperereza riri gukorwa kuko umuvugizi wa RIB yabivuze. Nubwo nagerageje abo nabashije kuvugana nabo, nasanze iki kibazo RIB iri kugikurikirana, ari isanzwe ikizi, bari kugikurikirana. Nge nkimara kubimenya ndavuga nti okay, so nkababwira nti rero ubwo bari gukurikiranwa kandi ngo dufata ngiye ntabwo njye nkora byacitse, ngiye mvugiye inkuru n'ubutabera. Niyo mpamvu mwari gusaba nuko ngerageza kubigeza kuba bishinzwe bakabimenya. So nasanze rero iki kibazo bakizi kandi bari kugikurikirana. Reka turebe ibiva mu iperereza n'icyo baza kubikoraho. Murakoze cyane. Reka nongeye nihaniganishe umuryango wa Odira one more time, hanyuma mvuge ngo Odira Imana imuhire uko ridashira, umwana w'umukobwa aruhukire mu mahoro, kandi umuryango we ukomeze kwihangana. Ndi kumwe nawe, ntabwo nigeze mbaterana, nubwo nigeze ndeka kukurikirana buri kimwe ku bintu byerekeranye n'ibibazo mwari mufite. So twagiye Kelly ufungura network ni Bujumbura mufite network. Abantu mushyire muri request, abashyira muri request. Sakina uyu munsi urakora cyangwa ntabwo uzamuka? Mushyire muri request umuntu ubasha kujya muri gift gallery ya Godfather, ungire muri gift gallery, kira kantu ukuramo mutapinge screen izi hati bimuzikandeho. Amaze gukanda abantu 25 n'izina ry'Imana mu bantu 400 mu nkandire kuri hati mwoka byaramwe, mukande kuri hati bisaba ubusa, mu nkandire kuri hati bavandimwe. Ufite akagift gafatika kampe ya muzikandeho, ntabwo bisaba nakaroza kamwe, icyo gusa ugakanda kuri hati. Urumva aya majwi narayakinnye, no abantu muri kumbaza aya majwi urumva ntabwo biba byoroshye. Shire kuduhuje nyine, noneho ari n'ikizami
noneho bajya kwiburanisha. Nari umurwaza Mwishimwe Odira wari urwaye CHK. Twagiye CHK tugiye kwivuza nk'abandi basanzwe, tuhageze batwinjiza ibitaro. Muri ibyo bitaro nta serivisi n'imwe twigeze tuhabonera n'iyinzimo, kuko urumva ko bya so muri kantu kandi one by one utuntu kutundi twabereye hariya. Umurwaza we urukumva ko yambwiye everything, yanyoreje buri kimwe. So bisa kugira ngo tugende gakeya. ngiye nambaye amarinete ambwiye ngo ndwaye amaso dukomeze tuganire mu nkandire kuri yo hatimi babwira ikihe kindi banyarwandakazi iyi musukandi mvasha vaye buzikade bucura ntabwo bagiye kwiga. Turi muri vacances. Oh yes. Turi muri vacances y'ibyumweru 2. Abo ese ko wazanye uruhara cyangwa umunanira ahubwo unaniwe se ubuze ubananijwe n'iki mu by'ukuri? Byutse ntorera amatafari